ni akazi ka marketing nkaba ngakorera mu bigo by'itangazamakuru. Hari ujya kureba umuntu ugasanga icyo kintu uri kumushishikariza kwamamaza we adafite gahunda kandi wenda wari wamutegetinze, mbese bisaba gushirika ubute. Bundi ibanga ryo kugera ku cyo ushaka ntago ari ukuryama, hari uruhare rwawe uba ugomba gukora kugira ngo icyo kintu koko ukigereho. Ko gukunda amafaranga uyakunda kubera nyine uba wayakoreye wanayabonye, iyo uyakunda urayakorera. Ndagusuje wowe ukurikiye IGIRE TV. Iyi ni televiziyo igenda itanga ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kwigisha abantu kwikura mu bukene mu buryo butandukanye. Ndagushishikariza rero gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tuzatugira bijye bikugeraho uwa mbere mu bambere. Muri gahunda yacu rero tugenda dutumira abatumirwa bagiye batandukanye bafite ibintu bagezeho biteje imbere mu buryo butandukanye kugira ngo babe bagutinyura kugira nawe ikintu ushobora kwigezaho uve mu bwoba. Bityo rero uyu munsi dufite umutumirwa wacu afite ibintu by'indashyikirwa yagezeho, tugiye kumutumira mu kiganiro cyacu. Ndagira ngo ukomeze ukurikire, nizera ko ibiganiro tugiye kugirana ari ibiganiro by'ingirakamaro. Mwiriweho? Mwiriwe neza. Mwatangira mwibwira abantu bakurikiye IGIRE TV? Murakoze cyane. Nitwa NYIRANZITABAKUZE Marianne, ndi umumama w'abana babiri. Nkaba nkora akazi ka marketing. Umuntu akurebye arabona uri umusirimu, usa nk'umuntu w'umunyakigali. Naba nibeshye? Oya, ntago ndi umunyakigali, nuko nyituyemo ariko ntago ariho mvuka. Mvuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Nanjye naje Kigali nyine nkuko abandi baza baje gushaka ubuzima. Kigali wayije mute uhaza? Waruje gusura umuntu, waruje gushaka amafaranga nkuko abantu benshi baza bayashaka? Byari bimeze gute? Naje nanjye ndi umunyeshuri nje kwiga, hanyuma ndangije kwiga nkomerezaho ubuzima, nshaka akazi, ndakora, bigenda neza, turashima Imana. Akazi ka mbere wakoze nakahe? Akazi ka mbere nakoze ni nako nkora ubu ngubu, ni akazi ka marketing. Nkaba ngakorera mu bigo by'itangazamakuru bitandukanye, nakoze ahantu hatandukanye, na n'ubu nibyo ngikoramo akazi ka marketing. Umaze imyaka ingaho ukora ako kazi? Bimeze bite? Maze imyaka 9. Akazi ka mbere nagatangiye mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa gatanu, numva aribwo natangiye kugeza ubu ngubu, ariko nakoze ahantu hatandukanye. Aho natangiriye ntago ariho ngikora. Akazi kamazemo imyaka myinshi cyane, ndakeka iyo myaka rwose ni imyaka umaze kubonamo experience, imyaka umaze kugira wenda ibintu byinshi ushobora kuba waragezeho. Ese wenda ushobora nko kutubwira kuva ugitangira kugeza ubu ngubu waba warageze nko kubiki ako kazi kaguhaye? Kuvuga ngo wakoze imyaka myinshi nta kintu koko mu by'ukuri wagezeho ntacyo bimaze. Ikiza no kugenda ureba akavuga ati nkoze imyaka 5 ngeze kuri iki, nkoze imyaka 10 ngeze kuri iki. Ngewe icyo nshimira Imana muri ako kazi nakoze, ibintu by'ibanze wenda umuntu abakeneye, yego hari n'ibindi ngikeneye, ariko ibyibanze umuntu abakeneye nko kuba wabona aho uba, kuba wabona wenda nka déplacement shiriritse, kuba washobora kwishyurira umwana ishuri ku bushobozi bwawe. Mu by'ukuri ni ibintu nshimira Imana. Ibyo ni ibintu bigira abantu inama bakumva ko abamama nabo bakwiye gukura amaboko mu mifuka bagakora, bagakunda akazi, bakagira byinshi bigezaho. Gusa tukiri muri iki kiganiro cyacu ndagushishikariza wowe udukurikiye kutibagirwa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya tugira bijye bikugeraho mbere na mbere y'abandi, kandi ugakanda like kuri iki kiganiro niba cyakunyuze. Ngira ngo twakomeza wenda ugakomeza utubwira muri ako kazi umaze igihe ukora wabonyemo iyihe experience? Experience nabonye ngiye cyo nungutse cyane kubera nyine akazi nkora mpura n'abantu benshi. Experience ya mbere nabonye no kumenyana n'abantu nko mu nzego zitandukanye. Nk'ubu ndamutse ngize ikibazo bitewe n'abantu twagiye dukorana, mfite umuntu wafasha, hari amakuru nshaka kumenya mu rwego runaka, mu kigo runaka, usanga ahantu henshi mbanzima abantu. Kandi mu by'ukuri kumenya abantu bifite akamaro, kuko ibyo tubona byose tubibona ku bandi.
umuntu abera hundi bivuze ngo iyo ufite abantu n'akazi baba bakuzi ugize ikibazo cy'akazi bashobora kukurekomanda hari amakuru ukeneye urayamenya nge niyo experience ya mbere nshima kandi iyo wabonye abantu nyine birumvikana uko mumenya nabo bamenye uri mu kazi n'amafaranga agenda azaho ubuzima bugakomeza. Hari nk'ibintu wenda ushobora kuba waragiye uhura nabyo utagiye wishimira wenda cyangwa se bikakugora kuko bajya bavuga ko burya ibintu byose mu buzima bigira imvune. Ese muri ako kazi kawe ka marketing ukoramo ntabyo waba warahuye nabyo wenda gutubwira? Ntago byabura mu kazi umuntu aba akora hari ingorane ugenda uhura nazo nkatwe hari igihe ujya kureba umuntu urumva aba ari gushaka umukiriya hari igihe ujya kureba umuntu ugasanga icyo kintu uri kumushishikariza kwamamaza we adafite gahunda kandi wenda wari wamutegetinze hari igihe aba afite gahunda ariko atari ako kanya hari igihe yumva atakwiyumvishemo akakubwira ngo uzagaruke ni ibintu bisaba guhamagara guhozaho mbese bisaba gushirika ubute ntumve ngo niba byanze none ahandarekera aho ngaho. Ingorane rero urumva ukuba wumva ibintu ntago n'abantu bugiye kureba ariko baba babyumva ariko uko ugenda umenyerana nabo kugenda nawe umenya uburyo ubageraho ugenda mbese haba impinduka bityo bikagufasha kugera ku cyo ushaka. Bisaba yuko utayiturambirwa ntago niba wenda ngiye kureba umukiriya akambwira ati iyo gahunda ntayo dufite cyangwa se ntago tubyumva cyangwa muca amafaranga menshi mpita ndekera aho ngaho. Ugomba kunyura mu zindi nzira kugira ngo ikintu cyawe ukigereho. Ushobora no kumuha iyindi ntago nashaka kuvuga ubusyo ariko mu kinyarwanda ni nko kumuha ubundi buryo andi mahitamo yakoresha ariko wowe icyo ushaka cyagiye kikujyanye ugiye kumureba ukakigeraho. Ubwo rero izo ngorane zagiye zibaho z'abantu batabyumva z'abantu batiteguye ako kanya ariko nagiye nihangana kandi mu by'ukuri nagiye mbigeraho. Murumva rero ko atari ibintu byoroshye iyo ugiye gukora ikintu cyose hazamo ingorane nyinshi ugakomeza ukagerageza kugira ngo urebe ko hari ikintu wageraho ariko ndagira ngo nanone tukugarukeho gatoya utubwire ibyo ari byo byose. Hari abantu bashobora kuba barize wenda nk'ibintu wize akiga wenda marketing agahitamo kwiga wenda ntiyige procurement cyangwa ibindi bintu ariko ugasanga wenda uyu munsi ari kibereye aho ngaho mu ntara hirya no hino cyangwa se n'uwabyize wenda yikorera nk'ibindi bintu aracyafite ubwoba bavuga bati nta muntu ukora ibintu yize. Abantu nk'abo bafite ubwoba bwo kuba bayijyamo wababwira ikintu umwuga mwiza ku buryo umuntu wese yawujyamo? Murakoze. Ako kazi ka marketing cyangwa guhuza abakiriya n'abagurisha karangira abantu bashobora kugurira ibintu ukabyamamaza. Ngewe nkurikije uko nabibonye ni akazi gasaba kuba ari ibintu bikurimo ntago ari kuvuga ngo hari uburyo bikorwa nkuko muri comptabilité uvuga ngo urakora gutya urashyira amafaranga aha uyashyira aha uyasohora bigende gutya oya byo biratandukanye. Ni ibintu bigomba kuba biri mu maraso yawe ubikunze ubyiyumvamo kuko nyine nkuko naye maze kubabwira mu kibazo mwari mumbajije mbere uramutse utameze gutyo wacika intege ugera ngo kuko twagiye dukorana n'abantu batandukanye abo twagiye dutangirana akajya ku mukiriya akamubwira ati uzagaruke mu kwezi gutaha akibaza nzasubirayo yasubirayo akamubwira ati ntago amafaranga ibintu bitandukanye agacika intege. Ariko ngewe muri iyo myaka 9 nababwiye maze nkora hagiye habamo kwihangana nkereka umukiriya ngakomeza nkameka ko cya kintu ngishaka kandi nayo nkamwereka yuko agikoze cyamugirira akamaro. Ubwo rero bivuga ngo ntago ari ukuvuga ngo kubera ko nabonye kanaka yakoze akazi ka marketing kakamugirira akamaro ngo byanze bikunze nanjye niko ngiye gukora. Icyo nashishikariza abantu nukumenya ikintu bakunda ikintu bashoboye gukora kuko nicyo bazakora neza ntago bazagikora nkaho bari kushyiramo imbaraga nyinshi. Iyo ukora ikintu ukunda iyo ukora ikintu ushoboye ugikora mbese bimeze nk'umukino. Urabona iyo umukinnyi ari gukina aba yisanzuye nta kibazo afite. Niyo rero wabashije kumenya impano ikurimo ikintu ushoboye gukora ntago bigusaba imbaraga nyinshi. Nganya ntibijya bisaba imbaraga nk'ibyo abantu baba bavuga bati guhamagara umuntu akampindira rendezvous ngiye nta kibaye bimbwiye. Iyo rendezvous nyandika ahantu
iyo yazagera nkaguhamagara wanambwira uti ko byahindutse kubera impamvu nagize nibyo impamvu zibaho nkakumva nkagushimira kandi nkazongera nkaguhamagara sincike intege kugeza igihe nawe ubwawe uzabona yuko ikintu cyanzanye nza kukureba bwa mbere ntigikomeyeho kandi ngishaka kandi nanone sindeba uruhande rwanjye ngenyine ndeba n'uruhande rwawe nawe ngakomeza kukwereka uburyo bigufitiye akamaro ubundi ibanga ryo kugera ku cyo ushaka ntago ari ukuryama hari uruhare rwawe uba ugomba gukora kugira ngo icyo kintu koko ukigereho uba ugomba gukora cyane uba ugomba gukora neza gukora cyane ntago udakora neza nabyo nta musaruro byatanga uba ugomba gukora neza ukamenya uwo uri gukorera icyo ashaka akaba ari cyo ukora ngira ngo abantu tubereyeho kwigira ku bandi ko gukunda amafaranga uyakunda kubera nyine uba wayakoreye wanayabonye ntago wayakunda ngo ugende uyakure kuri banki kandi utayakwiye ntago wayakunda ngo ugende uyakure ku muntu iyo uyakunda urayakorera ukaba uyafite ukayakunda nyine uyafite ntago wakunda icyo udafite tuteye agatabo hano agatabo ngira ngo wenda nawe udukurikiye ushobora kuba atari ubwa mbere wenda ukabonye agatabo kitwa imitation is limitation wenda ugendeye kuri no subject wabihuza gute na business ukora n'uburyo ubayeho mbese wabihuza gute winspiring nk'abantu cyangwa se ubaha igitekerezo cyo gushirika ubwoba bakareba nubwo wenda ari ubwa mbere mbibonye ariko wenda nk'amagambo y'Icyongereza ndayumva imitation is limitation mu by'ukuri nibyo iyo ugiye kwigana umuntu ngira ngo iyo ugiye kwigana umuntu bivuga yuko ubugarukiye kuri uwo muntu ngira ngo nicyo aka gatabo kavuga nge ntago nagasomye ariko ngira ngo nkurikije umutwe w'iki gitabo ngira ngo nicyo bivuga nukuvuga ngo ushobora kumva mvuga ukumva experience mfite ukavuga uti ndashaka kuzamera nk'uriya muntu nushaka kumera nkanjye uzagarukira aho ngaho nyine aho ngeze kandi mu by'ukuri uzaba wigabanyirije amahirwe washobora no kuzandenga ukaba urenze ngewe ushobora wenda kwigira ku bikorwa byanjye ugakora ibyawe bitewe n'icyo ushaka kuba bitewe n'aho ushaka kugera ariko mu by'ukuri ntuvuge ngo uzagarukira kuri ngewe nibyo kwigira ku bantu ukiga ku buryo bakoze ibintu ukiga ku buryo ku byo bagezeho ukabireba yuko bikagutera imbaraga no kuvuga ngo wenda ngo mu myaka 9 mu myaka 10 umuntu yageze kuri iki ushobora no kukigeraho icyo nagezeho mu myaka 9 ushobora no kukigeraho mu myaka 3 bitewe n'iki ntago warebye ngewe ntago washatse kugera ngewe kuba ngewe mu myaka 9 ahubwo washatse kwigira ku bikorwa byanjye kugira ngo ube wowe rero abantu nibyo rwose akantu karanshimishije cyane hari igihe umuntu ajya yibeshya akareba nk'umuntu akaba ati nanjye ndashaka kuba kanaka ushobora no gukomeza ukaba wenda nk'umuyobozi wa banki mondiale ushobora tujya twumva abanyafrika baba mu bihugu by'i Burayi baba muri Amerika baba abadepite ukumva yuko aho hantu uzahagera ugatinyuka ukumva mese ntushyire umupaka ntiwishyirireho umupaka wowe ubwawe niba nabyumvise neza ntushyireho umupaka ugakora cyane ushaka kuzagera kure hashoboka harenza aho abantu uzi wenda ukazitwa nawe undi muntu tutazi ukazaba undi muntu tutazi mu bantu tuzi bibihangange ukazabamo undi muntu ndagushimiye cyane kuba waduhaye ikiganiro ndetse n'ibitekerezo waduhaye n'ibitekerezo byiza nizera ko bizafasha abantu bakizamuka abantu bakiga abantu bagifite ubwoba bifite ahantu bizabashyira nanjye ndabashimiye nibyo ubwenge burarahurwa ndanabashimira kuri iki gitekerezo mwagize cyo gushinga IGIRE TV nibyo hari ibintu byinshi bizakemura uko muzajya mutumira abantu batandukanye hari umuntu ureba umuntu akibaza ati uriya muntu kiriya kintu yakigezeho gute akumva yuko we kuzakigeraho bidashoboka cyangwa bizamugora cyane ariko iyo usangije ubuzima abandi ukabatinyura ukababwira ko bishoboka ntekereza ko bibatera imbaraga ntekereza ko biremamo icyizere ikindi bakamenya n'icyo bagomba gukora kugira ngo bazagere hantu bifuza nanjye rero ndabashimiye tuzajya tubakurikira mujye mukomeza mudushyireho ibintu by'ingirakamaro mudutumire abantu batandukanye mutwereka abantu batandukanye bakoze ibintu biteza abantu imbere nanjye mbemereye ko nzajya mbakurikira kuko
ni ukwiga ubuzima ni ukwiga duhora twiga ntago navuga ngo hari ahantu ngeze ngo birarangiye ntago navuga ngo aho nashaka kugera ndahageze nanjye numva mufite igitekerezo cyiza muri mu murongo mwiza nanjye niyemeje kuzajya mbakurikira murakoze. Okay, murakoze cyane rero nizera ko ibiganiro duhaye ari ibiganiro byiza cyane bigiye kugira urwego bidushyiraho tubaha ingero zifatika dusura umuntu atuganirize ku rugendo yagize kuva aho yahereye kugeza ahagereje aka kanya. Ndizera ko muzakomeza kudukurikira mugakanda subscribe mukareba video zacu zigiye zitandukanye ndetse mukibuka no gukanda like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kubaryohera. Ndabashimiye cyane, hasta la vista.